shawe mani kaduki mani ase nk'ibintu ubukora ko kubona ari byo koko ugiye kugenda wirukanka uri umuntu wambaye ubusa wibye ahantu ugire nk'ibangana kugire nkucikisha urabona ari mani sha ibintu byose mani barabyibye ese ibintu bya feke byo ugenda usana reba imyenda baribye ibitanda baribye na matora nziza ibisorori byiza byari bihari barabyibye kandi mani ngenda kuvamo kuko ngewe rwose kubujajwa ndi mu birgo ntabwo nshobora kwihangana ngo ibanga rimareho amasaha abiri mu ndange ngo nkomeze ndimi riramutse rinshwanyukanye se urumva wowe byagenda biti aho wagiye uzana ibintu by'ububwaho ngaho gakeya kuko ubizi diro twayikoranye ngiye nagucikishije kandi burizi ibintu byabaye ibintu byose barabibuze ngo mwebye ibiryo yawe ubwo hari byo ngibyo wabimubwira yahita gucagaguramo neza akakugira ubuce ibyo ngibyo wirirwa wivugisha ubwo gambo n'ubujajwa bwawe urimo urasunutse ubwo bunwa yabuhuzuzaho ukibaza ibibaye wowe umva mani ahubwo wenda kubwiye ngo wowe nubuze ubwenge wowe unshakira akantu kanjye rwose ungurire kuko ibintu n'undi wahakuye ni byinshi ibyo byo kumwanga ibiryo warariye ibiryo se wumvaga wowe umuntu yaza kwiba agatwara ibiryo ku muntu ajyana boro zigaragara mani peti wowe ugire rwose mbona amafaranga ngezeho kuri telefone nawe ubundi diro ngenda bishyira hanze mani nge ikintu cyiswe gufata umunwa rwose ni ikintu kingora ikintu cyiswe ubujajwa rwose ni ikintu nshoboye cyane kandi ndanabikwereka sawa oke nyabona